urakoze uze njye nasubiza ikibazo kimwe kuri kimwe cyangwa sibyo sawa ngira ngo hari wenda umuntu murambabarira ijwi ryanjye nirimeze neza amazi iminsi ndwaye grippe ariko ntekereza ko ndavuga byumvikane nuririye ku kibazo cyawe ariko ngira ngo nanasobanurire muri rusange deruruma y'ibintu byose uko wari ubibajije mbere na mbere nanjye mvuga ngo yego yaramenyeshejwe mu nzira zose ziteganywa n'amategeko ndetse n'inzira dusanzwe tumenyereye kuvuganamo n'amakipe ntabwo ari umukino wa mbere wari uhindutse cyangwa se twari tumenyeshejemo amakipe uyu mukino nk'uko mwari mubizi wari uteganyijwe kuba uyu munsi saa 9 kuri Pele Stadium ikipe yagombaga kwakira umukino irabisaba dusuzuma impamvu zayo twemeza impinduka z'umukino tubimenyesha ikipe yari yabisabye mu buryo bwifashishije ikoranabuhanga email ari nabyo dusanzwe dukoresha tuvugana cyangwa se tuha communication zose amakipe ikipe yabisabye imenyeshwa ko ubusabe bwabo bwemewe tunamenyesha contexte uyu mukino yo murebye n'impinduka icyaziteye n'ibindi ntabwo aribwo bwa mbere twari duhinduye umukino tugira ngo tuwuhuze n'imikino ya Champions League Al Hilal yakiriramo hano kuri Pele Stadium twabikoze mu kwezi kwa turabisabwa n'ikipe yagomba kwakira ariyo Gasogi dusuzuma izo mpamvu tuzimenyesha amakipe araza gakina yitabira tubikora ku nshuro ya kabiri ngira ngo byari umukino wahuje APR na Kiyovu niba ntibeshye nawo wari uri ku Nyamirambo murabizi amasaha wari uri murayazi biba ngombwa ko umukino tuwubimura tukawuzana hano saa 1 n'igice nabyo byarabaye bikorwa muri iyo nzira nasobanuye n'ubundi kandi ntabwo nta kipe n'imwe yigeze yanga kwitabira umukino cyangwa igaragaze ko yamenyeshejwe mu buryo butemewe n'amategeko ubwo rero birumvikana ko ibyabaye umunsi icyo twasobanura twe kuramya nka Rwanda Premier League byakozwe mu buryo bukurikije amategeko bimenyeshwa mu buryo bukurikije amategeko kandi no mu gihe cyagenwe n'amategeko yakoze murakoze Felix Yokwandi ndi umunyamakuru wa siporo ku isi wa Radio murakoze kudusobanurira uko urugendo rwagenze ariko twabonye ekipe yari itegereje kwakira Gasogi yitabiriye abasifuzi baribona kugira ngo baritabira gusa tubwiye yuko nyuma y'amanota 15 wari uyobora umukino wabwiye kapiteni w'ikipe ya Sport wasubiye mu kwambariro icyemezo cy'ukurikiyeho ikihe itegeko riteganya inyuma y'aka urakoze cyane itegeko riteganya haba mu mabwiriza agenga Rwanda Premier League yemejwe na komite nyobozi ya Ferwafa mbere ko umwaka w'imikino utangira teganya ko ikipe itageze ku kibuga iterwa amaga hakaba n'amande ya miliyoni 2 iyo kipe bisubiriye muri uwo mwaka umwe w'imikino so ubwo turaza kureba rero raporo z'abayobozi b'umukino bari bafite uyu mukino hanyuma dufata umwanzuro tunawubamenyeshe mu gihe gikwiye murakoze ikindi icyo nibagiye kuvuga ku cyo wari uvuze cy'iminota 15 nabyo ntabwo
ari ibintu twimajije, ni ibintu biteganyijwe n'itegeko. Ikipe itageze ku kibuga itegerezwa iminota 15, iminota 15 yarangira hagakorwa iyo mihango waruvuze. si wenda birahura n'icyo warusubije imihango yakozwe cyangwa se ibiteganyijwe yakozwe mu 15 uyu munsi cyangwa se akanya tujyane iki n'impaka. Yes, wenda ubwo nuko mbivugiye muri press conference hari inzira zindi dusanzwe tubinyuzamo tubikoramo, ariko niba ari itegeko rikora ntabwo tubereho kwica amategeko, tubereho kuyubahiriza. Murakoze. Akayezu Jean de Diengura muri RBA. Ari Gasogi United yatewe ubwo mutubwiye ko yatewe impaga, ari Rayon Sport navuga ko n'abafatanyabikorwa bayo. Apari yo kuba wenda hari inzira zisanzwe munyuzamo communication kubandikira kuri mail, ariko nubwo numvisha abantu bavuga ko cyangwa se amakuru avuga ko na Gasogi yahise isubiza ikababwira ko yo ititeguye gukina kuri stade Amahoro cyangwa se aho igomba gukiniraho match yagombaga kubera. Ese hari ubundi buryo mugira bwo kuba mwaganira n'abo bafatanyabikorwa banyu, cyangwa se ubwo sinzi niba ari abagenerwabikorwa cyangwa ari abafatanyabikorwa, ubona avuga ayo ma equipe, aho kugira ngo binyure muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo twebwe turakoresha itegeko ubyubahiriza cyangwa ntubyubahiriza, kubera ko in the end Gasogi niba muri shampiyona cyangwa se niba yishira amategeko inshuro ebyiri akava muri shampiyona nk'uko mubivuga, ari mwebwe muramuhombye, ariko n'abanyarwanda muri rusange cyangwa abafana bayo barabahombye. Haba hari ubundi buryo mugira bwo kuganira nabo bafatanyabikorwa banyu? Ikindi hari amakuru avuga ubwo muratubwira ko Gasogi yasabye amafaranga kugira ngo yemere gukinira hano kuri stade. Haravuga ngo yasabye miliyoni 2, hari abavuga kandi nacyo twagira ngo mugishyiraho umucyo nimba ari cyo cyangwa se ari bihuha. Murakoze. Urakoze ku kibazo cyiza, ngira ngo ushoreje ku kintu umuntu yagomba no kuba yanahereyeho. Ibi byose turimo turavuga twagakwiye kuba twatangiye twisegura ku bafana, haba amategeko haba icyaba icyo ari cyo cyose, ariko umuntu wa nyuma wo konsoma ibyo dutegura n'ibyo dukora umufana. Ni ukumwiseguraho, uri waje kureba imikino 2 uyu munsi atashye arebye umukino umwe gusa. Uburyo dusanzwe tuganiramo n'abafatanyabikorwa bacu dushobora kuvuga ngo burahari cyangwa ntibuhari, ariko ikintu cya mbere na mbere ahantu muri sosiyete cyangwa se ahantu hahuriye abantu benshi hari n'urwego rubashinzwe, amategeko niyo agomba kuza mbere. Amategeko niyo agomba kuza mbere, uburyo bwo kuganira bukurikije amategeko nibwo bugomba kuza mbere, ibindi nta kibazo nabyo bibaho, yaba mbere y'uko uwo mukino uhindurwa yaba na nyuma yaho byanabayeho, ariko ngewe sibyo nshaka gushingiraho cyane. Hari ibivugo, hari ibigira gute, ntabwo rero mu by'ukuri uburyo bwo kuganira busanzwe bubaho. Amakipe araganirizwa iyo habayeho n'ikintu cyo kutumvikana, abantu baravugana n'ibindi, ariko birumvikana nyine umwe yafashe uruhande rwe, ubwo birahita binzana kubasobanura ko ntacyo duhishanga, kuko ibyo dukora byose tubikorera abafana cyangwa abanyarwanda ko nabivugaga. Ngira ngo iyo kipe ikimara kwandikirwa n'izo mpinduka yazimenyeshejwe, yatugaragarije ko yo itigeze ibimenyeshwa mu buryo officiel. Ubu wenda ntabwo ngiye gusubiza mu mwanya wayo, bayibwiye ko uburyo twayimenyeshejemo ariko dusanzwe dukora, yewe no mu nshuro ngira ngo se umukino wa mbere twaba duhinduye yaba Gasogi yasuye cyangwa yasuye, kandi uburyo twakoresheje muri izo nshuro zose zabanje ni nabwo n'ubundi twakoresheje. Ubwo rero sinzi itandukaniro ryaba ryabaye uyu munsi rituma Gasogi yaratwandikiye tubwira ko itigeze bimenyeshwa ngo ahubwo yabyumviye mu itangazamakuru. Twayisubije rero tuyibyibutsa, tuyibutsa ko ibyo byakozwe byose byakurikije amategeko, dukoresha inzira zose zitegura n'amategeko, ariko birumvikana wakoresha ubwo buryo buri officiel, wakoresha bwa buryo washakaga kubaza mu kibazo cyawe n'uburyo dusanzwe tuvugana n'abafatanyabikorwa. Iyo umuntu yafashe umwanzuro we aba yawufasha, nta zindi mezire cyangwa mekanizme dufite zamuzana ku ngufu ku kibuga, nubwo ari byo tuba twifuza. So rero igihe hari ubwo buryo burahari burakoreshwa, bwaranakoreshejwe kuri iyi case, ariko birumvikana ntacyo bwatanze kuko ikipe mwabonye ko itabashe kuhagera. Rero mu by'ukuri izo nyandiko zarabaye,
twarazihererekanyije. Ariko ikindi nshaka kukubwira icyo wari uvuze kirebana n'amafaranga, nk'uko nabikubwiye njye ndahanga kuvuga ibintu biri officiel, ibintu biri mu nyandiko, yaba izo twandikiranye na Gasogi cyangwa yatwandikiye cyangwa twamwandikiye, nta na hamwe igeze avugamo amafaranga. Icyo akoze mu byo yavuze ko impinduka hari igihombo zizamuteza, ariko muri mategeko nimuza kuza kuyasoma, sinshaka kuyibandaho ariko ngomba kuyavuga kanemo, nimuza kuza kuyasoma murasanga ko namwe Rwanda Premier League yishyura igihombo cyatejwe n'impinduka ziba zabaye, sibyo zo kubirebana n'imikino. Ibyo byanditse mu mategeko, buri kipe yose irabizi. Ntabwo uyu mukino ari wonyine duhinduye, ntabwo ubundi mu by'ukuri murabyibuka mwebwe abo dukunda kuvugana kenshi na kenshi, twebwe guhindura umukino ni amahitamo ya nyuma cyangwa ku mpamvu zihari zumvikana. Mu by'ukuri ndagira ngo mbivuze ko muri iyi sezo dufite indi mikino, harimo abo nabonye bagiye bavuga ngo umukino wari washyizwe nijoro cyane n'ibiki, aho ngira ngo yabigaragajemo ko kuri nijoro ari igihombo biteza. Ariko hari amakipe yakinyiye ayo masaha kandi yabimenyeshejwe muri dere nk'iyi ngiyi atari nayo i Kigali. Muri abanyamakuru murabizi, muraza kubikurikirana murebe, cyangwa umukino ari Hilal n'Amagaju saa 4, twashyize saa 4 kubera impamvu zari ziheranye ngo y'imikino ya Champions League. Hari umukino wa nk'ibiri ari Hilal yakinnye hano ku Mahoro saa 3 n'undi saa na Gicumbi na Muhanga. So mu by'ukuri izo mpinduka zibaho iyo wazimenyesheje mu rwego rw'amategeko, impinduka iyo zikoze igihe cyose buri wese mu bafatanyabikorwa bimugiraho ingaruka. Ariyo mpamvu turi muri liga, ariyo mpamvu twitwa abafatanyabikorwa, ko buri wese bagomba kugira gute gufatanya nyine tukumva izo mpinduka, kuko natwe biba byatugizeho ingaruka. Ubajije broadcaster uwo wari wabiteganyije nawe yakubwira ko ari izo mpinduka ziba zamugizeho ingaruka. Tuvuye n'imikino ya nijoro, na wa wundi uvana saa 9 ukamushyira saa 6 cyangwa uvana saa 6 ukamushyira saa 9, nawe ashobora kukubwira impamvu ziwe ingaruka byamuteye no mu byo yari yateganyije. Impinduka hariho hose igihe iyo ariko impamvu twita abafatanyabikorwa nyine hagomba kuba ubwo bumvane, kukumva impamvu yabiteye, akaba ariyo igenga ibyo biganiro byose bibaho, byaba biri officiel cyangwa ibitari officiel. Nawe icyo amafaranga cyo ntacyo yigeze tubwiye gusa ko ari igihombo yamuteje. Ngira ngo niyo urebye no mu nyandiko yatwandikiye birakunanira kumenya niba impamvu ataje kubera ko amategeko yayishwe cyangwa kubera ibyo bihombo byatejwe atishyuwe. Kugeza kuri ubu nanjye sindabyumva, ariko wenda tuzagenda tubimenya mu gihe kiri imbere. Murakoze. Nitwa Kaniziyusi Kagabo, nandikira Isimbi. Siho ngira ngo turazenda kugaruka kuri kino kintu cy'uburyo buri fomo cyangwa se n'uburyo butari fomo, kuko numvise cyo kintu kigenda kigarukwaho cyane, kuko iyo ugerageje gutera icyumvirizo umunyamakuru ashaka amakuru, wumva ku ruhande rwa Gasogi bo ibyabaye batabifata nk'aho ari ibintu biri fomo, kuko mutigeze muyimenyesha mu buryo bwemewe bukurikije amategeko. Ntibahakana ko mutabakopiye iyo email, barabyemera, ariko bo bakubwira yuko ibaruwa nta na hamwe bagaragaramo cyangwa se isa naho iberekezamo, kuko yamenyeshaga Rayon Sports nyine isubizwa. Iki kintu wenda kiraza gusiga isomo rimeze gute muri Rwanda Premier League? Kumenyesha bisobanuye iki? Kopi bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Bimenyeshejwe nyine biterwa n'uburyo nyine navuze uburyo barimo kugenda. Nibyo nanjye ndimo ndagerageza gusubiza muri nakoze. Kopi bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Bimenyeshejwe. Itegeko ryanditse gute? Impinduka ziba bagomba kumenyesha amakipe bireba amasaha 48 mbere ko mukino uba. Twaramenyesheje cyangwa ntabwo twamenyesheje? Bityo barekrama n'abaruwa babonye. Icyo barekrama ntabwo ari umukino wa mbere wabo duhinduye. Ibyo ndubabaze hari bari baruwa twigiye tubohereza mu mikino ibanza. Uyu munsi ni iki cyabaye kidasanzwe? Yes, nka institution dushobora igihe cyose ibibaye byiza n'ibibi byose dushobora kubivanamo amasomo y'uburyo twakwimproving. Ariko ugenda ubaze ntabwo ari umukino wa mbere wa Gasogi uhinduwe muri iyi sezo. Imikino yose tuyihindura tubikoresha ubuhe buryo? Uburyo twakoresheje muri buryo dusanzwe dukoresha. So ikintu cyabaye kidasanzwe aka kanya ni cyo nge ntabasha kumva, wenda muzabasha kukimenya kuko wemwe muzavugana. Kandi ikindi nshaka kuvuga mu mategeko yacu agenga amarushanwa harimo n'ingingo ivuga uburyo bwemewe
mategeko duhererekanyamo inyandiko na correspondance. Email ni uburyo kuri officiel. Ubona ahangaha uri kumbwira wenda ngo twamwandikiye kuri WhatsApp cyangwa kuri message, aho nari kuba ndi kurwana no kwica itegeko. Ariko twakoresheje uburyo buhari buri officiel buteganywa n'amategeko agenga amarushanwa ya Rwanda Premier League n'amategeko agenga Ferwafa, amarushanwa ya Ferwafa muri rusange. Email ni uburyo bwemewe. Yes. Murakoze, nitwa Roger nandikira Rwanda Magazine. Ikibazo cyanjye kiragaruka n'ubundi mutubwiye inzira y'amategeko binyuramo kugira ngo ekipe ifatirwe ibihano, ariko hari abakunzi b'umupira twaganiriye, abafana b'amakipe yombi bagiye bagaruka ku bihombo bahuye nabyo. Rwanda Premier League irabaha ubuhe butumwa? Hanyuma na official photo ushinzwe ku publishing nyine content z'umupira yarahari, yazanye ibikoresho, hanyuma hakurikiraho iki izo dépenses zigiye zitagarutse mu buryo bwa right ya gutanga amashusho itabaye, hakorwa iki mu masezerano mufitanye, bigenda bite? Hanyuma hari n'ikindi twavuga ngo irengayobora mu buryo bw'amategeko, haba hari room y'amategeko ishobora gufata ibindi hantu birenze wenda kuba miliyoni 2 ndetse n'amaga. Murakoze. Urakoze cyane. Mereye ku cy'abafana kuko ngiye ni nacyo ngiyewe ndetse no mu izina rya Rwanda Premier League ni nacyo kiri ku mutima wacu cyane. Ibihombo ubwo kutaba ko umukino biba biteje buri mufatanyabikorwa wese, duhereye no kuri mwebwe twicaranye ahangaha, ni byinshi. Singira ko Rwanda Premier League igiye kubyishyura yabona n'ubwo bushobozi. Icyo dushobora kakanya no kwisegura ku bakunzi umupira w'amaguru, kwisegura ku bakunzi umupira w'amaguru, kwisegura ku bafana, kwisegura ku baje kureba umukino, ku bari bawutegereje kuri televiziyo, ku bakunda umupira muri rusange wenda batanabashe no kuwukurikirana hafi, abo bose mvuze tubiseguyeho icyo twashobora kakanya. Ikindi turaza kubiganira n'inzego bireba. Rayon Sport ni ikipe yakiriye umukino, murabizi ko Rwanda Premier League itegurwa ni imikino 240, amakipe 30, buri kipe ifite imikino 15 yakira. Muri imikino 15 ikipe yakiriye ni nayo ibona igice kinini kibyinjiye mu rugo. Gusa uyu mukino mwabonye wari special kuko itiki imwe yakwerekaga imikino ibiri, umukino wa Champions League wa Hilal ndetse n'umukino wa Rayon Sport. Rayon Sport n'ikipe yari yakiriye umukino, hari ibyo yumvikanye na ekipe yari yakiriye kugira ngo babashe guhuza itiki imwe umufana rero w'imikino ibiri. Mu by'ukuri turisegura ibindi hari gishoboka ku biganiro twagira n'abandi twabibatangariza. Ikibazo kindi wari ubajije irengayobora kugeza amagingo aya ngaya ibiteganyijwe n'amategeko ya Rwanda Premier League n'ibyo ngibyo. Of course komisiyo ya discipline ya Ferwafa ifite ububasha bwo gufata imyanzuro yindi yisumbuye ku myitwarire wenda iba igaragaye idahwitse. Ibyo ngibyo nabirekera inzego zibishinzwe kubitureba akakanya n'amategeko tugenda, kuko ibyo dukora natwe byose tubigendera ku mategeko ahari, ntabwo tugendera ku bintu nabyutse mu gitondo ntekereza nshaka nifuza cyangwa bishingiye ku marangamutima. Abonye Israel yaza mu kiganza turi mu mwumva. Ariko murakoze, nitwa Ishimwe Israel nkorera RBA. Akabazo nari mfite ni nka follow up ku cyo bagenzi banjye babajije. Umuyobozi w'ikipe yatewe mpaga asanzwe ari muri board ya Premier League. Ntekereza ko muri correspondance ishobora kuba zaranabayeho no mu nama ashobora kuba yari yicayemo. Mutekereza iki ku cyo twe hanze tubona nka Brad Offer hagati y'umwe mu bagize board n'icyo nakita wenda nyobozi ya Premier League? Mubisobanura mute? Mutekerezaho iki? Wenda se usibye kuba ekipe yahanwa hari n'izindi ngamba zishobora gufatwa internally mu bigendanye no kuba hafatwa ibindi byemezo? Merci. Rukuze kugeza amagingo y'angaya na Brad Offer cyangwa se mu kinyarwanda Brad Offer mu ndiyagira n'amakimbirane n'amakimbirane nzari hagati y'uwo muyobozi ndetse na cyo wisa nyobozi, ariko ubonekeza ko ushaka kuvuga ubunyamabanga bukuru bwa Rwanda Premier League ntabyo. Icya kabiri uti kuki uyu muntu ko asanzwe ari muri board ya Rwanda Premier League byagenze bite? Ngira ngo hari ibyo byagakwiye no kubasobanurira impamvu
abenshi mukunze kwibaza muvuga muti se abantu bayova muri bodi ntibashobora kugira conflit d'intérêt bakagira inyungu zimwe na zimwe bahabwa n'ubunyamabanga bukuru bwayo kuko bari abayobozi. Ngira ngo wenda nubwo tuba twigira mu bibi ntabwo ari iyi situation twakwifuje ko ibyo tubyigiramo, ariko bikwereka ko mu by'ukuri mu mikorere yacu dukorera inyungu z'amakipe yose uko ari 16 18 ubu ngubu ushyizemo n'amakipe ya Sudani, kandi tudakora ku gitsure cy'abari muri board cyangwa abatari muri board, dukorera ku mategeko. Ntabwo ari ibyo ngibyo mu by'ukuri byadutera icyo gitutu cyo kuvuga ngo umuntu ari muri nyobozi cyangwa ari muri board ngo tugomba kumufata bitandukanye n'iby'abandi. Tugomba kumufata bikurikije amategeko. Ibyo birebana n'imyanzuro y'indi interne nk'uko wabivuze neza nawe biri interne. Ubwo biri interne nibijya kugira igihe cyo kuba byashyirwa hanze tuzabishyira hanze. Reka tubirekere iyo interne nk'uko wabivuze na nyobozi nabo basanzwe baganira mu nama y'ubutegetsi, niba hari ikintu gihari cyaganirwaho cyangwa se gishingiye ku mategeko ari interne kiri ngombwa ko tukibatangariza tuzakibatangariza nta kibazo. Murakoze. Nitwa Ukurikimfura Eric Tone, nkorera Igihe. Nkurikije ibyo mwatubwiye nkanagendera wenda no ku bisanzwe bihari yewe nkanakoresha n'ibyo nakwita ngo ni umusesengura situation bijyanye n'impamvu Gasogi